Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 256, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe. Wabanye natwe, waraturinze, watugiriye neza, ubana natwe, izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibeho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Turakwingize ngo aya masaha muri y'igitondo ngo tugiye kumva ijambo ryawe, utubabarire gukiranirwa kose uko twagendeyemo, amagambo twavuze, ibitekerezo twagize, imikorere twagize idatunganye yose tubabarire kubw'amaraso ya Yesu KRISTO. Mu izina rya Yesu KRISTO, Mana Data wa twese, turakwinginga ngo tugiye kumva ijambo ryawe, wohereze Mwuka wawe wera, afungura amatwi yacu, afungura amaso yacu, afungura imitima yacu n'ubwenge bwacu, kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya mu buzima bwacu. Turasenga ngo mu izina rya Yesu duhindurwe naryo, twubakwe naryo mu izina rya Yesu. Ntaba ari twe izina rye rishyirwe hejuru, ntaba ari twe ubushake bwawe ari bwo buba, ntaba ari twe ubwami bwawe ari bwo buza. Mu izina rya Yesu KRISTO urakoze, turagushimiye Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 15 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Biravuga ngo ninde muri mwe waba ufite intama 100 akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi ngo ajye gushaka iyazimiye kugeza aho ari bibonere. Iyo ayibonye ayitera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiriye kwihana. Ibyo biri muri Luka 15 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Utazi inzira ntayobora abandi. Icyo cyisho cy'umunsi tugiye kwiga. Imwe mu nyigisho zigongana muri Bibiliya ni ukumenya ukuntu itorero ryakwakira abanyabyaha ariko ntiryanduzwe nabo, cyangwa ukuntu umukristo yabana nabo ari inshuti ze ariko ntatakaze gukiranuka kwe. Muri Luka 15 umurongo wa 1 kuza ku wa 2 biratubwira ngo nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera bati uyu yiyegereza abanyabyaha kandi agasangira nabo. Ibyo biri muri Luka 15 umurongo wa 1 kuza ku wa 2. Mu Bakorinto 15 umurongo wa 33 ijambo riratubwira ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Nihe dushyira umurongo tutagomba kurengaho? Ni gute se ahubwo twakwigana KRISTO mu kuyagira abanyabyaha ngo dusangire nabo tube inshuti zabo, ariko tudatakaje KRISTO ngo duhindurwe nabo dushaka guhindura? Mu Efeso ibice 5 umurongo wa 11 biravuga ngo ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Aho ni mu Efeso ibice 5 umurongo wa 11. Ikibazo si ukuba inshuti z'abatizera, ahubwo ikibazo ni ukwemeranya nabo no kwifatanya nabo mu mafuti yabo no mu byaha byabo. Tugendeye rero ku mugani w'intama yazimiye, ushaka iyo ntama agomba kuba azi uko bashaka intama zazimiye, kandi nawe agomba kuba azi inzira imusubiza aho yavuye kugira ngo nawe ataza kuzimira. Natwe rero tugomba kuba tuzi neza kandi tudashidikanya ibyasezeranijwe abera, tuzi neza ndetse tunasobanukiwe ubutumwa bwiza. Tugomba kumenya urugero tutarenza. Tugomba kandi kugira ubwenge n'akanwa kavuga bituma batega amatwi, kugira ngo igihe cyose tuvuze batega amatwi. Ariko niba nawe ushidikanya, niba nawe ibyo urimo utabyizeye, niba nawe ibyo urimo utabyumva neza, niba nawe ibyo urimo utarabihagararamo neza, ntukagerageze gushaka abandi, kuko ahubwo wowe bakujyane mu bibi byabo, kuko nawe ibyo uzaba urimo uzaba utabihagazemo neza, maze ushiduke wahinduwe nabo,
aho kugira ngo ari wowe bahindura. Reka dusenge. Turagushimye Data, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ntiribeshya. Turakwinginze ngo Mwami Imana uduhe ubwenge nyakuri n'akanwa kadasanzwe, uduhe gusobanukirwa kandi ibyo twigishwa nawe, kugira ngo tubashe kumenya uko tugirana n'abatizera umubano ubahindurira kuri wowe, twebwe tudahinduwe nabo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu. Data wa twese ubwami bwawe buze. Data wa twese ibyo ushaka bitubeho. Data wa twese izina ryawe rihabwa icyubahiro mu buzima bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera. Urakoze Data. Amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga muri Matayo ibice 9 umurongo wa 37 kugeza ku 38. Bazabwira abigishwa bati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu ibisarurwa bye. Ibyo biri muri Matayo ibice 9 umurongo wa 37 kugeza ku 38. Imana iguhumuriza bwo kwifatanya natwe. Imana iguhumuriza bwo kumvira ijambo ryayo. Ndakwingingira ku Mana kugira ngo umwuka w'Imana akuzure, imbaraga z'Imana zikuzure, ijambo ry'Imana rikuzure, urukundo rw'Imana rukuzure, guca bugufi bukuzure, ubwenge bw'Imana bukuzure. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwingingira cyane kugira ngo ubwami bw'Imana bukubeho, kugira ngo ubushake bw'Imana bukubeho, kugira ngo izina ry'Imana ryo rishyirwa hejuru mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Nuko wera imbuto zikwiriye abihaniye kandi ushyire imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa nayo. Mu izina rya Yesu witaga kwe kumwumvira, ijwi ry'ujya uryumvira iteka ryose. Mu izina rya Yesu niko ngusabiye. Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.